Bakunzi ba Hills Media TV twongeye kubashimira kandi tuzi neza ko mukurikirana ibiganiro byacu kuri Hills Media TV kandi nkuko mubizi urebye hano t-shirt nambaye yariho Bashield Promoter kandi ni umusore muremure cyane aho bagiye bavugaho byinshi cyane bavuga ko ari umuhanga mu gukora imirimo ye kandi noneho n'uburebure bwe bukaba butangaje. Ubwo rero kandi mu bindi duteganya kubageza no kugira ngo uyu muntu tumukurikiranye tumenye ni muntu ki kandi burya koko ibyo bamuvugaho ni bikabyo cyangwa nibyo. Ubwo rero tuvuye mu town ya Kisoro kugira ngo dukunde turondore aho uyu musore abamwita ngo ni Bashield Promoter, abandi bakunze kurica bugufi bakavuga bati ni DJ Bash Promoter. Ubwo rero kandi akaba akunze guteza imbere indirimbo z'abafumbira ndetse n'abandi. Twumva ko wakora nka DJ mu za clubs nyinshi cyane muri Kisoro district kandi ni ingenzi kugira ngo twe nk'abakunda music tumenye uyu ni muntu ki. So batubwiye ko ari Mutanda Eco Community Center ahazwi cyane nko kwa Sheba. Ba Hills Media TV tugende tumugwe mu gitumo tumenye uyu ni muntu ki. Nuko rero so nawe cyo gusaba no kugira ngo tubane muri game hamwe. Iyi ni Hills Media TV reality show right now. Reka tugende kandi tumenye ni muntu ki kandi turasanga ari gukora iki. Kubakunzi ba Hills Media TV, ubwo rero umwanya turi kuganaho uyu mwanya niwo twita ngo ni Mutanda Eco Community Center. Kandi urabona hari amamodoka menshi, hari abantu bamwe bavuye ku mazi. Tushaka kugira ngo uyu musore tumenye koko burya kwariho kandi ibintu bamuvugaho kandi ko ari ukuri. Bite byanyu amakuru amazina yawe bakwitande? What is your name? My name is Mberafari. You here for fun or you reside here? For fun. Hey, all right. Bite byawe bose amakuru yawe meza. Hano hari umusore baturangiye wo muhita ngo ni DJ Bash Bashield Promoter. Uramuzi? Ndamuzi. Hari aho waba umubonye? Ntago sinzi ahantu yabagiye ariko nabamubonye mu kanya. So no kuvuga ko ari muri uyu mwanya. Okay. All right. Wakoze. Yes, ku bakozi ba Hills Media TV uyu mwanya rero niho batubwiye ngo uyu musore arahari. Tugiye kumurondora tumukurikirane tumenye ko muri uyu mwanya aho abantu benshi baza kunezererwa bayita Mutanda Eco Community Center kugira ngo dusobanukirwe neza koko uyu musore ishiringizi yazirira bavuga ko ishiringi nyinshi cyane. Bityo rero twe dushaka kugira ngo tugerageze kwinjiraho mu buzima bwe w'amashiringiye ayamaze ate. Reka tugezeho tumurondorotere. Tukaba turi na manager wa Mutanda Eco Community Center kugira ngo adufashe gusobanukirwa niba uyu musore dushaka arahanga kuko hari igihonda bitabagwa neza kugira ngo tusange turi kugera mu bandi bakiriya. Hine omushija utironi turondani bamwita DJ Bash. Twandikushaba first of all kugira ngo utwicirize tumuhikeho kanci abasika otorangira hwari. Omu hotel wamara kutaha moti nobanza ha reception kugira ngo tubanze tukubuze no rugankahe uriyo wankahe no kora ki umuntu wari kuronda no murondera ki zene kuturi kumara tugenda tukonfaminga n'umuntu ogwe tukimara kugamba nawe
twamara kumubuza bani client kureba yaba uwo waje ha reception uri kumurondera ki zeni tubona kumukwetera. Ni Hills Media TV, so tukugira ngo tumu interviewing mbone tine kindi kigumere kiriho, so twandikushaba otwicirize cyabasi ko turangira hwari aho kuba tikigendererwa kibiru yari. Okay. Ndi kumureba bashutama hari yo mu kiti. So ni wari kuri yo mu kiti kuriya? Ni wari kuri yo mu kiti. We bari munonga. Kale bambe. Abasore b'iki gihe kwiri abantu basigaye barira ishiringi zabo mu giti ko numva bitoroshe. Nubona re ntabwo ibintu biba byoroshe cyane. Ahantu uri bwihangane hano nta byoroshe kuhazamuka. Gwe wowe nukuza kurira ishiringi zawe mu giti. Cyakora hano hantu ni heza da. Gwe bite byawe? Ni byiza umeze. First question, ikibazo cya mbere mfitiye amatseko. Ndibona hepfo hari abandi bose bari kunezerwa. This is Mutanda Eco Community Center, ahantu twicaye rero ku bakunzi ba Hills Media TV, kandi twababwiye ko turi gushaka umusore bita ngo ni Bashield Promoter, kandi tukaba tumusanze ari mu giti. Umuntu wasigaye ameze nk'inyoni yaje kwicarira mu giti. Kuki uri mu giti? Impamvu ki waje ukaja mu giti real abandi bari hasi? Impamvu yatumye nicara mu giti. Kwicara mu giti ubaye inyoni mu cyari. Mu giti niho hatari abantu benshi, kandi niho mbese niho mba mfite view ni kureba ibintu nino, so nibwo numva mbese nyine numva ndi mu kirere kuri kubireba nawe. Ariko wowe ukwemeye kunsanga mu giti. Nyine urumva naje ngukurikiye cyakora nawe wabaye inyoni. Cyakora ubu nanjye ndi mu giti. Nawe hano ni heza, so cyatumye nza hano hejuru usanga iriya hari abantu benshi bamwe bari mu byabo bari y'uruyombwe, yasonje manshaka kugira nicara ahantu nyine hari quiet yambe nagira ibyo ntekereza. Bufumbira nyine navukiye muri Bufumbira, kandi iwacu akaba ari Kisoro Hill Village. Imyaka hano uri gukora iki? Anga nyine kuri ko byumva ni weekend, ni ku Sunday, kubera turi mu lockdown. Ubu no kubyuka mukaburiya nyine ugakora buntu butoya nko gufite gukora nk'akazi kariho gatoya, then ukagira ngo uje ku refreshing your mind, kubyumva niyo nkagira nza hano ku mazi nyine amazi kuyumva nawe nkaba nshaka kujyana irebere nk'aka view keza. Turi kwibaza kuki uri kunywa, ndabona uri kunywa ka soda Coca-Cola. Nuko waracari uruhinja harya soda ngo zibiza abana bite byawo? Nyine ntabwo soda baho ni iz'abana, hariho n'abantu bakuru bazinywa, gusa nkanjye akasi ka Coke Zero. Urwaye diabetes? Wapi, ntari Coke Zero, ni Coke gusa nyine soda ntari iz'abana kubera buri mwe bafite choice ya harwa wasanga ntanywa nk'inzoga, so usanga ninywera nka soda. Nyine hari n'undi waba unywa nk'inzoga ariko nkanywa soda, nyine ariyo choice ye afite. Ariko none wenda tugarutse ku bindi, kukiri wenyine abantu bari kurya ku mashiringi yabo real, abenshi bakunze kuba bari n'abandi bari gufata rimwe cyangwa abiri, wowe ndabona wahisemo ka soda. Kuki we uri wenyine? Kuki uri mu bwigunge? Kuba ninjye nyine ntari ukuvuga ngo nabuza abantu bo kuba ndi nabo, ariko hari ubwo bumwe babyifuza kugira wicara ahantu then ushire ubwenge ku gihe. Ushire ubwenge ku gihe, mbese ubwo mfite nka plan nyinshi zondi ibyo ndi gutekereza, so ntari ngombwa mbe mu ahantu hari urusaku rwinshi.
Ishiringi baravuga ngo ufite ishiringi nyinshi ko zitakugaragaraho cyane kuko abantu bafite isente bagomba kuba bari gusabana n'abandi wowe uri ku gasoda icyo ni icambere cyakora wambugaragara neza wakoze cyane. Kugira ishiringi ntari ngombwa ngo ngende ndi kuzerekana ngo mfite ishiringi kandi ntari uvuga ngo ndazifite nyine, ariko mu gihe utubonye uraba ufite gushira mbese gukora nka some investments mugakora nyine ibintu byakungura nk'ubu ngubu ndetse nimba mfite nk'udusente dukeye ndagira manze ni branding you get kwa if I brand myself nibwo ndabona mbese talisi sente zaza zifite icyo ziri gukora. So nawe uri kureba ba smart nyine mu t-shirt ndaberewe cyakora wakoze cyane. Tugomba kukumenyekanisha ariko anyway izina ryawe ryaramamaye cyane. Izina kwamamara nta hariho n'abanzi bisi bumvaga Bashield promoter ko batazi uwo ari we, ariko byose biterwa nuko we branding yarwo n'abandi ngabandi Bashield promoter ariko mbese ntabyitaho abo nkanje ndi branding nyine nibwo baba batazi umuntu wari we, ariko izina aho bagenda badiyumva so kosa no kwi branding. Kuki wamenyekanye kandi wamenyekaniye kuki? Ikindanga ni nk'ibintu byinshi kubera let's nimba nkoraga music promotion, ngakora DJing, nkongera ngakora graphics, so ugasanga mbese nk'ibyo bintu byose biraho ngaho kandi ibintu mbese biri famous. So let's nimba uri DJ ugasanga uri DJ uri music promoter ukora graphics, of course abantu barafite kumenya nubwo nyine batarakumenya buri mwana kumenyera nkawe arwasanga unzi nkora graphics undi ugasanga azi ngo ndi DJ atazi ibindi byo nkoraga, ariko nyine waje gusanga ugasanga bose bakuzi nka Bashield promoter. Okay, kugira ngo rero dukunde dusobanukirwe neza mu mibereho yawe uburyo ubayeho tujya kugira ngo umenyeshe abakunzi ba Hills Media TV akazi ukora gatuma ubugaragara uca kandi katumye umenyekana cyane kugira ngo babyumve neza. What do you do? Akazi nkora gatuma ngaragara neza cyane ni DJing hamwe na graphics. Ukorera hehe? DJing uyikorera hehe? Graphics uyikorera hehe? What is your office? Graphics, I work in clubs, radios, parties. You know, I'm a mobile and DJing. So graphics izo nyine ubu mfite mbese nyine nshaka kujya, of course after branding myself nubwo nshaka kugira nkore company. Yeah, I build a company, iri Bashield Graphics, and I want it to be like mbese itari muri Kisoro gusa byagera buri hamwe hose. So for now I have no location, but I work from home. Yeah, cause hari ibintu wavuze byatumye umenyekana cyane harimo DJing, kora graphics ndetse na music promotion. Hariho abandi benshi bakuvugaho cyane bavuga bati DJ Bash mu bakundwa cyane n'abakobwa, ni kubera iki? Icyo kibazo cyo gukundwa n'abakobwa kumenyekana ntari gukundwa n'abakobwa. Yeah, none se ushatse kuvuga ko abakobwa utabakunda? Abakobwa ntari uva ntambakunda, nta wakwanga abakobwa, but hari ufite inshuti nyinshi cyane nk'inshuti zanjye inyinshi ni abakobwa. Ntari kuvuga ngo niko dukunda na bino by'urukundo ariko ugasanga ari nk'inshuti zawe nyine. Yes, n'abahungu mfite inshuti nyinshi, but then sinzi tubwo nyine abambona niko babireba. None ufite abagore bangahe? abagore ntabwo nayo nashaka. Yeah, kandi bavuga ngo ufite abana 6. Abana 6 umva umuntu nyine uri kureba ibintu bya bino this celebrity life. Tuba nyine kare I can't say I'm a celebrity, but this celebrity life buri magenda garavuga ibye. Harwo nk'umukobwa araje hari yavuge ngo mbo that's my boyfriend,
nangwa undi muntu agenda hariya akuvugeho but then ntabwo byose urabizi nuko urasanga nyine nk'abantu benshi bazi ngo gitaho bazi izina ariko batakuzi so nk'umuntu no yavugana nawe for once akaba too excited yeah. Ariko muri wowe bundi tutagiye kuri ubona really umusore muremure cyane kandi twavuga ko bari uburema cyangwa mbabarire guseka ariko really uri umuntu muremure cyane nyine sinagupfobya kuba muremure ni impano ubwo nayo ni impano mfite rero ni impano ifite agarara wereka abantu niba ari impano bereka impano y'ufite umva kuba muremure let's buri mwe ariko se hari abo nsumba man so ntawavuga ngo ndi muremure cyane bigeze gute so uwo nawe mu barebure urimo byo tubive ikibazo tukireke icyo kibazo yeah. Noneho nta zindi ngorabahizi zo uhura nazo mu gihe uri gukora akazi kawe oya cyane wenda uri nko ku DJ box hariya wenda imeza ntabwo ibiri kure cyane nka benshi bede icyo kintu cambayeho umuntu za like nibwo ntangiye gukora DJing ninjira mu club umuntu nyine ko nageze mu bashaka DJ burara baza ngo DJ ari bambyango nungu nibwo nari ninjiyemo ravanga ibintu yabitera ngo nabitera ngo ndava hano ukomba so like no umuntu nyine kuza kureba ukongana kavanga ibintu wabitera but mbese buri kimwe cyose cyashoboka ntari ngombwa ngo ukuntu wabungana kasoba ubugishoboye mu mutwe nangwa mu myuga wagikora ya bishatse kuvuga ko ubushobozi bwo gukora ikintu bitava ku burebure cyangwa ubunini cyangwa ubugufi ya nicyo bayida bico nta nicyo kimenyesha kwa ufite talent yawe baguyifite nta wavuga ngo uyu ni muremure uyu ni mugufi ngo uyu ni munini uyu ni mutoya ya aho ugeze ubona ari hehe kandi ni hehe wibona mu myaka wenda nk'ebyiri imbere ubu ngubu hari aho ugeze ubu ngubu aho ngeze cause nyine umuntu agitangira nawe biba byoroshe ubu ufite kumanza wakora bamwe bagashima abandi ntibashime but then mbese let's say nibakoreye ikintu ntushime nirafite kuza kubaza mistake iri he then I collect it nimo mbyango iki kirapfuye menye ngo mfite guhinduramo iki niki so ubu ngubu aho ngeze nta navango mbungeze hejuru cyane cause I'm still trying and I have byo gukora byinshi mu myaka iri imbere nka let's say I'm planning to do that brand Bashield graphics ninhuza like an academy DJing academy yakuba ntabwo nzahora ari nje DJ muri Kisoro nta nzahora ari nje ukora graphics muri Kisoro gusa you have to get some new talents harabana babizi babikora ariko badafite that access yeah umaze igihe kingana iki uri gukora DJ yeah ubuguntu mwaka wa kabiri muri Kisoro district harimo aba DJs bo tuzi hariho we DJ Bashield abandi niko babishima dufitemo DJ Kitabira yacarimo DJ Kitabira no akabara harimo DJ Peter DJ Bob DJ Matt n'abandi ba DJ nyine no batera kumbaga nyine abo nabo nyine nani ba DJ kwa buri mwese ubu yabaye DJ ariko wenda kudufasha gusobanukirwa DJing cyarico kugira ngo buri abakubare cyangwa witwe DJ ugomba kuba ufite ibihe bintu kuba DJ ntari kuvuga ngo nimba mfite natera virtual DJ ngo ndi DJ ntari ngombwa ngo kuba DJ ngo ni buri mwese karengo yaba DJ ya kwa rero n'umuntu uzaraga playing music ku viro sinakusimera ukoresha bluetooth akavuga me DJ kuba DJ ni skill sa skill ni mbese nyine ikuba ibikurimo mbe go playing music is not enough in DJing ko cyambere ufite no kubuzi connection bakuzanira ibyuma bakabishiraho byose n'amawaya n'ibiki byose ako bya connect dushaka sound yeah so ntari buri mwese ngo yavuga ngo because I'm playing music mbo am a DJ
yeah. wenda tureke kuja kureba kure cyane muri Kisoro district muri ba DJs barimo buzi bubona bujuje ibyangombwa byo kuba ba DJs muri bo uwo wemera uza ku mwanya wa mbere ninde kuri wowe? Kuri njyewe ni njyewe uza ku mwanya wa mbere kuri njyewe ni njyewe ko nta mwese uza ku mwanya wa mbere ninde kandi ndi hano of course nta wundi. Indirimbo ubu ngubu igezweho muri Kisoro district iyo wemera mu bahanzi bacu ba Kisoro district wakumva uvuga uti aba bana ni abakozi? Indirimbo nta navango ni imwe nangwa n'ebyiri, vugamo iza mbere eshanu. Hariho this hariho number 1 nabanambeyemo ya ba Peter Tunes oba Shamba Boys Music. Hakabamo this netegereza azonas. Hakabamo kako still Shamba Boys. Hakabamo ikirori the Storm Tire, the Big Zodis and Carl Felix. Is that a new music yo basohoye? Ntari kuvuga ngo nisha birenze, but it was released some few months Okay, as a music promoter really ujurye indimi? Oya. Niba utarya indimi tubwire umuririmbyi mu basore cyangwa abagabo muri Kisoro district uzi ugukorera ibintu kumva uranogewe. Ariho gukora ibintu bitandukanye, ariho gusanga nk'umwe azi kuririmba atazi guperforminga, ugasanga undi azi guperforminga atazi kuririmba, mbese nyine aririmbaga riri kare bitari kuvamo. So nk'umuntu maybe wabuze byose, this guy Big Zo, he is nice. As the stage as no kuririmba. As in everything, he's good. Okay. Who is performing poorly muri Kisoro? Icyo kibazo kirakomeye. Performing poorly nta navango uyu ngo yaririmbaga nabi on stage, kubera like hari abantu mbese harwo nyine wasanga bari byakunda, ariko nyine sinzi wembe nyine buri muntu ntakora ibyo ashaka ku stage. So harwo baririmba neza, wazi ngaririmba neza, then ariko nkanje nabandi kuri ataririmba neza, but then nta nabivugira hano. Ibyo ni ibanga. Mu guteza imbere umuziki w'abanyagisoro, nibiki byo wavugamo wena nka 2 cyangwa 3 byo ukora mu guteza imbere music yawe? Cyakora first ntari ukuvuga ngo mbashiramo sente, but I try by all means, because I'm a DJ. The opportunity ndayikoreshaga ndetse nimande guplayinga music in not in club or but hamwe hose radios where kabana na playing their music, and which is some kind of ground promotion. So kandi ikindi, let's say nubu nguma nawe ngutsindi ikindi ndirimbo y'umuririmbyi na mu promotinze njye nkaye kubyanga indirimbo ninshana yegutsikanye gutsindikire ku simu yawe, that's promotion. So promotion is in different types, like underground promotion and online. But online I don't do it cyane, mbese kubera I prefer underground. Ndashaka kugira ngo twifashishe uyu mwanya urebe mu kamera za Hills Media TV, hanyuma ubabwire abahanzi bacu bo muri Kisoro district, abo muri Kabale, Rubanda, Rukunjeri, Mbarara, the Greater Kigezi, then Uganda yose, but basically turi kwibanda ku bacu, mbese ko dushaka kugira ngo ije kuri share ku rugo. Charity begins at home. Ubabwire how do you advise them? Ni yehe nama wabagira kugira ngo music yacu ije ku rundi rwego? Inama yo nabagira first, abahanzi ba hano mu rugo, icambere they have to be cooperative. Nimba mfite kakantu gatoya ko ngiye gukora nk'ikirore, nta ugasanga burari kuvango ngo nimba ari ibya burantanda jayo. So utagiyeyo of course we araje burakora ibyo nawe, but then urukurambere by the way mbere ngitandika DJ nakoze n'ukwezi kose ahantwe
naho umuntu akambya ngo nterere music ntampe n'ijana bere ko nkumva nta kibazo ko mbese nkumva ndi gukora ibyo nshaka nzico nshaka so ntari ngombwa ngo nimba ngo urakoze show ngo nimba mbukisoro hariyo show mbabazanye Platinum ukavangwa nimba batari kumpizi nize ntandajaye kandi wajya gusanga ugasanga nta nabantu benshi bakuze wenda kuvanga iki ngo at least ngo urukuvanga ntandajayo ariko nta bantu benshi bakuze batari bakumenya neza so cyo bafite gukora no kumanza bamenya ibyo bashoboye gukora bakamanza bamenya their audience bakamenya ba fans bafite kugira umuntu aje kuba proud hariya cyane azi ngo ni nkora iki ngiki ndamfite audience nyinshi so icambere bafite gukorera hamwe icya kabiri bafite gusupportinga local talents ndetse if I'm an artist nk'undi artist akora ikintu akampa ka flyer kembo share it on your platform ntacatuma nanga kugakora iki baravanga uri yaririmbye ibisumbi byanje mbese naho umutima ni cyabura kuvuga naho mbese uvuye ngo uri nibi so ubwo umutima ni gufite kuva okay lastly turi kurangiza wenda do you go gymming no I don't go gymming all that much ariko rimwe na rimwe nkunze kujayo let's say of course you have to keep your body in shape so rimwe na rimwe nkunze kujayo ko nyine ngakora ubuntu buraho nyine buno bwa M7 bwatubyiye bugoroshe mbe ubwo president M7 yavuze bugoroshe nyine bitarwo kwivuna so kugira naho mbese bavuze gusimbuka naho kaba wasimbuka ahantu mbe ndakora indirimbo n'abandi baririmbi as Bashield promoter or as Bashield DJ so nenda gukora indirimbo. I'm looking forward to making some song with already hari irimo ntoza iri coming soon which is Dance for Me with the Run Boy so hari hindi yo nshaka gukora na Martin Ray possibly after corona nshaka kugira ngomenda kola like some what ariko buri utatubeshe riyarenje ari njewe n'abakurikiranye Hills Media TV buri yavuze kuririmba ntari ngoma ngo ninje mfite kuririmba but then I have to feature in the song and I have the copyright of the song urashaka umugore ryari gushaka turi mugwe mwaka wadia 2020 harachari imyaka myinshi inkinga I'm still chasing my dream so ari imyaka nana bankinga huwa bang imyaka myinshi ugasanga neje mufite so but then for now nje nzingo I'm not ready for that I'm still chasing my dream. Niki cyuri bubwira abakunzi ba Hills Media TV? Abakunzi ba Hills Media TV mwakoze kuba mu live kandi mukomeze gukurikira program zacu zose so icyo gukora kanda subscribe kandi hariho nakadi ruhande nakuga kandi kugira uje urabona nyine ibiri kuva mu rugo byose bitandukanye talents zose n'amakuru masha yose. Nk'akazi kacu nyine twiyemeje akazi Hills Media TV, now uri part of the Hills Media TV. Just press the button subscribe, like and share. Kind of course twiyemeje kuguhereza reality show tize kuvana urushinge, but also we want to encourage you to of course like the page yacu ku Facebook Hills Media TV, ushaka hit like button hanyuma rero sharing na page yacu kugira ngo ikundigere no kubandi. Today it is Bashield promoter, ejo ashobora kuba ari wowe turi kumwe.